Banyarwandakazi, Banyarwanda. Uyu ni Michael Mupende, wongeye kugaruka kuri YouTube kugira ngo mbahe ikiganiro cyerekeranye n'ihonyora ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu rikomeje gukorerwa Abanyarwanda. Ribakorerwa n'iriya ngoma y'igitugu yashinze ibirindiro mu Rwanda, ikaba igiye kuzoreka u Rwanda. Iyi ngoma cyangwa se Kagame arashaka nanone kongera kwiba amajwi ngo akomeze iyo ngoyi, akomeze iryo pfobya ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ejo bundi muri 2024, Banyarwandakazi, Banyarwanda, umwirabura w'umunyamerika Reverend nangwa se Pastori Martin Luther King yavuze iryo jambo ati, injustice everywhere is a threat to justice everywhere. Mu ncamake si urw'umwe, ibiba kuri umwe uyu munsi ejo nawe bizakugeraho. Munyarwanda, Munyarwandakazi, wirindira. Ikibi kigomba kwamaganwa, ikibi kigomba kurwanywa, kandi kigomba guhagarikwa. Uyu munsi ndibanda ku kibazo cy'uwitwa Kazungu Denis, uvugaho kwica abantu benshi batagira ingano mu Rwanda. Uburenganzira bw'ikiremwamuntu mwese muzi yuko ku rwego rwo hejuru ikibubangamira ni ukwicwa, ni ukwamburwa ubuzima. Ariko mu Rwanda rwa Kagame kwicana no kwicwa cyabaye ikintu cya buri gihe. Ukurikije rero ibimaze iminsi bivugwa kuri ririya ricana rya Kazungu, ubise Kazungu, niba nariho, niba nabaho, jye navanyemo ibi bikurikira. Ukurikije ibinyamakuru, abanyamakuru benshi bagiye baganira n'abaturage batuye hariya Kazungu yiciye bariya abaturage, umuntu wese yakwibaza ibikurikira. Ukurikije ukuntu abaturage bakomeje gutakamba inshuro nyinshi zitabarika, batanga amakuru ku nzego zose z'ubuyobozi, kuva ku bayobozi b'ibanze ndetse n'abashinzwe umutekano, wazirikana uburyo inzego za leta zose bagiye banyuramo zabyifashemo, uko polisi yabyifashemo, uko kire bashyizeho cy'inzego z'iperereza cyitwa RIB cyabyifashemo, n'uko ubuyobozi bw'igihugu muri rusange rwitwaye muri kiriya kibazo cy'abariya abantu baguye hariya. Ubona ko byose ubutegetsi bwa Kagame bubifitemo uruhare. Icya kabiri, inshuro Kazungu yagiye afatwa akenshi ngo akongera akarekurwa, ngo nta bimenyetso RIB irimo kubona n'abandi bose bashinzwe gukurikirana, ibyo byose nabyo ubibonamo ikibazo gikomeye kandi gifite umurongo w'uruhererekane
bo bagenda babipfunyapfunyika bakabihisha. Nanone nzirikanye ibisabwa byose kugira ngo uriya witwa Kazungu yica umubare w'abantu bangana kuriya wenyine, n'ibyo yari agamije arimo kwica bariya bantu, byose mbona ko byarimo uruhererekane rw'abantu benshi barimo n'intiti mu nzego zitandukanye z'igihugu. Ibyo byose bihita bikwereka yuko biriya byabaye ari ibanga rya bamafiya bakorera cyangwa bakorana n'iriya leta. Nanone ukurikije ukuntu abaturage bakomeje gutakamba, ntihagire ubatabara, ntihagire igikorwa kigaragara gikorerwa uriya mwicanyi, ahubwo bagakomeza bamugarura imuhira iwe. N'ukuntu RIB yakomeje iteka uko yajyanwaga ivuga yuko ngo nta bimenyetso ngo bifatika babona kuri uriya mwicanyi. Ukurikije uriya mukobwa ukuntu yagombye kumucika akarebwa ibintu byose bisandara, kandi ubundi byari byarapfukiranywe iteka ryose na ba RIB na polisi n'ibindi. Nanone nkurikije nabwo uyu munsi RIB ikivuga ko nta bimenyetso yari yabona kuri uriya mwicanyi ruharwa, mbona ko inzego za leta ya Kigali zagize ibice by'umubiri ubucuruzi busimbura amabuye y'agaciro muri Kongo. Nanone uriya mwicanyi ndabamenyesha ko agomba, ko yarasanzwe ari umwicanyi mu bicanyi benshi nangwa akateye runini isanzwe ikora hirya no hino mu gihugu yica abantu, nk'uko abanyarwanda n'ubundi bariho babivuga yuko hari imirambo babona hirya no hino mu gihugu yakorogoshowe ivanwamo ibice by'imibiri hirya no hino mu gihugu. Kazungu rero impamvu bamuhisha, impamvu bahishira wa mukobwa wamurokotse n'ubu abantu batari babona ngo ajye hagaragara, ni uko Kazungu ari umwe mu bantu bakoreshwa n'iriya leta mu mirimo yo kwica abantu hirya no hino mu gihugu. Kazungu akaba afite amabanga y'abantu benshi bishwe mu Rwanda hariya, bakaba badashaka yuko aza akamena amabanga. Barimo bariya bose bumva ba Rwisereka uko baciye imitwe, uko ba Rwigara bagonzwe, abitwa ba Burakari, abantu bose muzi amazina bagiye bicwa, abajugunywe muri mirambo yagiye iboneka muri za Rake Rweru n'ahandi henshi. Kazungu ni umwe muri iyo netiwaka ikora iyo mirimo. Bagize ibyago Kazungu araboneka, naho bari baramuhishire ntako batagize ngo bahishire Kazungu, ahubwo bamurwanaho kurwana kubatabaza. Leta ifite ibisobanuro ku banyarwanda n'amahanga, gusobanura neza ukuntu umuntu umwe utuye muri Kigali rwagati yakwica abantu batagira ingano nka kuriya. Leta ikaba yaramenyejwe inshuro zitabarika ikanga kugira icyo ikora, na n'uyu munsi ntiyaragira icyo ikora. Ntiyarerekana Kazungu no muri abaturage yiciye, ahubwo ikomeza gucuragurika abanyarwanda, icuragurika abaturage batahwemye guhora batakamba buri munsi. Leta nta kibikoraho. Rero banyarwanda, banyarwandakazi, byanze byakunda leta biriya bintu bitema uruhare. Mwibuka ko intasi za Kagame mu Rwanda zifata n'uwongorera undi mu cyumba ari iwe, zifata umuntu mu kabari wongoreranye n'undi, zifata umuntu uvuganye n'undi mu bwihisho nangwa bakeka ko avugana n'undi. Bafata abantu benshi cyane batagira ingano bazira ubusa, ariko Kazungu watakambiwe abantu bagahuruza ntacyo bigeze bamukoraho, yakomeje ahembwa kugaruka iwe. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, ngiye ingoma yanyu ya Kagame. Kagame wongera kongera akayobora u Rwanda mu 2024 nako mumbabarire mu 2024.
Kagame arenda kongera kwiba amajwi agategeka u Rwanda imyaka ikaba 40. Ntabwo ibi byumvikana. Kagame ni umwicanyi. Kagame ubwica bw'inyi ntabwo naburondora hano, muzi ko yewe na witness byinshi. Kagame muzi kuva kera na mbere yaba barimo kunyumva ubu ngubu abenshi. Kagame ni umwicanyi. Abanyarwanda bakwiriye kugira icyo bakora kuri biriya bintu bikorwaho. Ingoma y'abicanyi ikababisa, kuko Kagame agiye kuzoreka u Rwanda. Banyarwanda kazi, Banyarwanda, ndashaka kubereka uburyo ibyo bya kazungu bidashoboka, uburyo bikorwa na leta kandi bikorwa mu gihugu hose, mu majyepfo, mu majyaruguru, Iburengerazuba, Iburasirazuba. Ibyo nibyo leta y'abamafiya ikoresha, niko itegetse u Rwanda. Murabe maso rero, kandi mwese abari bateze amatwi YouTube yanyu, nimugira amahoro ariko mutekereza. Ngaho mwese muha amahoro.